ni imvune ku buryo ikigaragaza ko ari imvune uretse Perezida Fideli sinimpamya neza ko hari undi muntu wayoboye Rayon Sport imyaka irenze 4 ikurikirana. Wenda yarayoboraga 2 akazagaruka akayobora indi, ariko iyoboye Rayon Sport imyaka 2 ibitugu biba byacitse pe. Ibi bintu bavuga ngo bakire ngo bafite ibyo bakuramo. Ngewe imyaka nabaye muri Rayon Sport, ahubwo abafite ibyo bakuramo ni inshuti z'abakire. Ngewe niyo experience abapampe ibyo nababwiza. Bisi rwose nabahihumure yuko bisi yatangiye gukorwa. Abantu nyine kurwanya n'abandi guhangana bagiye bavuga ibitari byo, ariko n'umushinga nikurikiriye ko nari muri position yo kukurikirana. Bisi irimo irakorwa, barimo barayikorera icyo bita customization, kuyishyira kuyisanisha na Rayon Sport. Nukuvuga yaba intebe ibiki n'ibindi byose. Abareyo bakuri iki kiganiro n'abandi baza kugikurikira bizere ko ibintu murimo gukora kuko bajya bavuga ngo abareyo kwa kuno bavuze ngo iyo babonye intsinzi bahita banezerwa kibagirwa byose waba amareshya mugeni. Bizere ko ibibazo bigiye gushyirwaho iherezo bizarangirana ko nibazo bimaze imyaka irenga 40. Urabivuze mitandeba ku isaha. Iyi saha abareyo bayandike mu masaha no ku itariki no ku munsi. Amateka ya Rayon Sport atangiye muri uru rugendo dutangiye. Akse aratisha cyane amateka aratangiye. Aho hari mu kiganiro RTV Kickoff twaganiriye nawe ndetse natubwiye ko kubijyanye rwose n'abatoza mbere yuko twinjira muri mercato yo kwezi kwa mbere umutoza mushya zaba yabonetse, kandi n'umutoza ugomba kuzasabwa umwaka wa mbere gutwara igikombe cya shampiyona, umwaka wa kabiri gushyira heza ikipe ya Rayon Sport muri aka karere k'iburasirazuba, umwaka wa gatatu akajya muri Champions League mu matsinda. Mu kwezi kwa mbere bagomba kugura abakinnyi 5 bashya. Amafaranga azava mu bafana b'ikipe ya Rayon Sport, nta handi biteze ko azaturuka. Ariko icyumutoza cyo kirihutirwa pe. Icyumutoza cyo kirihutirwa, navuga yuko Rayon Sport ahigeze ahangaha nubwo agize igira ibyago byo kuvunikisha abakinnyi bya benshi kandi bakomeye, ariko n'abahari mu by'ukuri ntago ari abakinnyi wavuga bashobora gukangwa n'ikipe yose. Abafana bakataha bimyoza batavuga neza umutoza. Ubona ko umutoza Feroze rwose nta mbaraga zo kwikorera ibiro bya ekipe ya Rayon Sport, ariko ikibazo gihari ushobora kugendera muri icyo kintu nakita ngo iki cy'igihunga no gukora ibintu huti ukabazana nanone profile itasobanutse, ukabazana umutoza kubera icyo gitutu cy'abafana, igitutu cy'abanyamupira, itangazamakuru n'iki, ukazana umutoza udasobanutse. N'ubundi Reyo mu by'ukuri tuvugishije ukuri turebye natangira kwibara neza ngiye mu mwaka utaha w'imikino, kuko aho ngaho haraza handi yatubwiraga ko umutoza kumuzana umwaka wa mbere bamusaba igikombe cyane pe. Uyu munsi ushobora kuvuga ngo nibyo wenda polisi ntabwo yadusize cyane ngo ape nawe arayigenda itakaza, ariko iyo urebye aya makipe abiri ibyo bafikisa kugira ngo babe mu murongo mwiza ni bike pa raporo ya byinshi wasabwa Rayon Sport. Ikindi izi mvune nibyo bagiye bagira Abedi Udari bigira Imana, ukajya kuri uyu murundi nawe wayisavunika yaramaze iminsi arusatwaye Tambwe Groir. Ubwo rero tubona ko ikibazo muri mediane cyo kigomba kugaragara. Wajya muri attack ya Asmani byo gutsinda nayo ni boost nziza, ashobora kugaruka akagufasha wenda na phone ganya kazaza. Ariko nabonye Feruzi nibyo nawe twemeranya ari impamvu yaje ari profile y'umwungiriza, kuba yaraje ari profile y'umwungiriza bivuga ko n'ubundi nyine ni umwungiriza ntabwo ari umutoza mukuru. Ariko nanone iyo urebye uburyo apanga ekipe, ngiye nigeze kureba kuri mediane kuri match 2 zeruka, match batsinzwemo na AS Kigali ndeba na match bakinnye na Gicumbi. Urareba mediane nibyo irimo umukinnyi nka Richard, yes tubyemeranye, ariko uramushyiraho Fisto Richard na Kitoga urajya ku mbaraga z'umubiri Kitoga n'umusaba kujya mu maduel. Urafisto uravuga se ngo duel mu kirere arayiganya bikunde biragoye. Nyine urareba ugasanga ni profile uyu munsi umutoza ari gukoresha mu bahari niba Bedadari, abo badari ba Ngongo Groir, abo yitabaza ntabwo AS Kigali ya Nirushwaeme n'aba bakinnyi uyu kapiteni wabo Gigya kuri gatatu kuri nabo bakinnyi ntabwo bari bukangwe Fisto ari bwumve ko ari Rayon Sport, bishoboka ko bari bukine nayo kandi bakayitsinda. Dese munizi za Gicumbi Bisengimana Justin aravuga ati izi profile nanjye nafatira nyugo ribe rimwe cyangwa 3 cyaba ari ikibazo gikomeye. Icyo nacyo kintu gikomeye ku ikipe ya Rayon Sport, bazana umutoza bizeho pe
nkifuza ko batamushyira kuri pressure. Rayon Sport yisezo yataye umwanya, reka mbyite gutyo, babaye mu bintu bitari ngombwa, birabakereza, birabadindiza ku buryo n'iyi sezo nyibona nk'izabipfabusa kuri Rayon, ahubwo kugira ngo itaye impfabusa bikazakomeza no kubafekta. Bivuga ngo turashaka umutoza aza areba iyi groupe dufite, iyi groupe dufite areba icyo yayikoraho mu buryo bwa transfer ku isoko nk'uko bivuze. Dukeneye ayahe mazina ko umutoza uzaza na Rayon Sport arukuru atubwira ngo umutoza ari mu nzira za ntituri mu kwa 12 mu kwa 12 kwa mbere byo ntibyakunda mu kwa mbere byo ni igipindi mbere yuko reka mukinyi ukomeye ushobora kubona mu kwezi kwa mbere nacyo kintu ngene niho nangiye kugaruka kse nubita batanu urazana impfu uzikivamo abo bakinnyi ejo uzabirukana ni ibirego bizasubira cya gitutu ya panic buy n'ubundi panic buy bizasubira n'ubundi bya birego muri FIFA. Icyo mbona ni kirero bashaka umutoza akoresha equipe ihari, amanaging ibihari, umutoza muzabe muri en contact muganira nk'abatekinisiye azashungure equipe. Niyo mpamvu navuze ngo Rayon Sport ndabibona ku kigero kiri hejuru cyane ku isezo atangira nere iryo sezerano nemerigane yahoze avuga ikintu cya scouting team ngo atangirane na returo, ariko avuga ati mu kwa gatandatu hari abakinnyi, mu kwa karindwi nzongeramo, mu kwa gatanu shampiyona itangira, urumva hari abakinnyi nzongeramo, noneho abe anagera gute abe anabashaka n'abascouting afite na scouting team bakorana hirya no hino badeployinze hirya no hino. Noneho muri mercato yo mu kibwo shampiyona zabigiye kongera gutangira azaba afite team yose, ariko mu kwa mbere byo zaba ari za mvugo za politike, urumva z'abayobozi z'igipindi, kugira ngo wenda abafana n'abakunzi umutima utuze, ariko ntago feasibility biragoye kubikora. Aho ngaho niho nshaka ko kujyana Rugaju, sinzi niba ari wari ugiye kwinjirira. Nibyo Nepo Axel ndetse n'umuyobozi w'inzibacyuho Abdallah aravuga ko bakeneye kongeramo amaraso mashya, ndetse nabonye no mu ijoro ryakeye yaba ari Tade yaba ari na Rwagacoro rwose bose bashimangiye ko ntaho bagomba kujya, barahari. Reyoni yabo abibaza impamvu umuvunyi ataje, bavuze ko ararwaye malaria atabonetse. Yagize ikibazo cyo kurwara malaria, niyo mpamvu atabonetse. Ubwo doctor aramuhagararira nyine, vice president Rwagacono. Ikipe ya Rayon Sport ifite ubushobozi buza gutuma ijya kuri iryo soko ikanashaka umutoza mwiza wabakorera umushinga w'imyaka 3 bakishyira mu matsinda Champions League. Rayon Sport irakennye, nicyo kintu mugomba kubwira abantu. Ibya bisi byo no kubeshya, ibya bisi byo birashoboka, bisi no kubeshya sha ibintu birakomeye. Ubu priority koko ni bisi bya bindi byo gushaka gushimisha abafana. Bisi ifite abatera bayiretse ntabwo bisi buri impamvu bishoboka. Bisi ntabwo buri abazayigura bashakse, bisi yabiri mu Kagera watubwiye ko nayisuye igihe mazemo nango Akagera na amafaranga bazajya bayishyura y'ubukode buri kwezi, kandi buri ntureba niba bazajya bishyura nyirango nka miliyoni 2 n'ibindi, n'umuntu ugiye gufata amafaranga bakodesha n'umuntu yo basanzwe bakoresha ntajya kungana. Ni ikibazo cy'ubwumvikane no gukora amasezerano ukagaragaza ubwishyu kuzagenda wishyura gahoro gahoro, hanyuma bisi n'undi bari yawe bakayiguha ukazajya ugenda wishyura gahoro gahoro. Ariko mu Rwanda twihutira ibintu bitari ngombwa, nibyo nkubwira. Bisi yego ni nziza rwose, ariko bisi ita family kuguhumekera mu bitugu ibande n'abandi nduru ziravuga, ariko nko Kagera Yezu abareyo bari kwipasa muremure. Usko nkira match ya Gicumbi, usko prime byari 200,000 prime byari 200,000 ubureyo ko umukinnyi ahira hihagaze. Ubureyo ni ikipe gutanga 200,000 kuri Gicumbi prime. Ni cyakindi reka ubwire ikintu kiba motive haje ubuyobozi bushya, bibarizamo ubuyobozi bushya bwaje dutangirana intsinzi. Ayo mafaranga iyo urebye usanga n'ubundi bizavaye ni muri kwa guterateranya cyangwa se akasiga ibindi bibazo. Dore ngiye mbanze wenda mbere ko tujya muri handover nicyo nivugira gato wenda ku bya groupe n'abakinnyi bariyo tujye no mu nshingano bari abantu muri komite nshya bahawe nuko zigabanyije. Ikintu cya mbere abantu bamenya, turi muri business i Kigali irimo amagambo menshi kuruta uko ikorwa, kandi i Kigali hari kwaduka umuco wo kuvuga cyane kuruta gukora. Umupira ni hondi ndi muri situation ni maneno si z'abandi. I Kigali abayobozi umugabanye kumva radio, nimugabanye kujya ku ma YouTube mwumva opinion, nimukora ingendo shuri mujye kwiga umupira, nimugabanye abajyanama. Niba mutekereza ko abanyarwanda tuzi kuvuga, nta muntu wigeze avuga kurusha abatanzania. Ego siho wavukiye.
wanasema kabisa. Tanzania baravuga bagira umunwa muravuga ngo ndavuga abatanzania cyangwa jangwana aravuga nawe niwe yavuga baba baturika Rika. nka twa twuma tw'injugu cyangwa inzogi zo kwa muganga baravugaga